Niba ukunda umuziki nyarwanda byagorana kuba utarumvise indirimbo z'umuhanzi Tom Close wakanyujijeho mu ndirimbo z'urukundo. Uyu munsi nkaba ngiye kukubwira amwe mu mateka y'ubuzima bwe utigeze umenya. Amazina ye bwite ni Muyombo Thomas, yavutse 1986, avukira mu gihugu cya Uganda ahitwa Masindi, akaba ari naho yize amashuri y'ikiburamwaka. Ise umubyara ni Edward Karangwa, naho nyina akaba Face Grace Dukuze. Mu 1990 ababyeyi be bagiye ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu ngabo zari za RPA. Mbere yuko bajya ku rugamba, mama wa Tom Close yamujyanye ku mucuruzi w'umunyamahanga bari baturanye Masindi witwa Johnson, amubwira ko icyo azajya akenera cyose nk'ikayi cyangwa ikindi gikoresho azajya agenda akagifata. Tom Close akiri umwana yakundaga guta amakayi cyangwa ngo bakanayamwiba. Nyina agenda ngo ntiyamubwiye aho agiye, ahubwo yagarutse mu mpera z'1992 ngo nibwo yamubwiye ibyo yari arimo. Mu mpera z'1993 nibwo yasanze abavandimwe be babiri babanaga na sekuru aho bita Kibogo muri Uganda, niho bavuye baza mu Rwanda. Ababyeyi ba Tom Close bajya ku rugamba bari bazi ko no gupfa bishoboka, basiga baguriye sekuru wa Tom Close inka n'isambu nini, bamubwira ko nibatagaruka abana babo bazabaho. Ageze mu Rwanda yabonanye na mama we, arakomeza arabarera. Yajyanywe kwiga muri Remera Academy, hanyuma agera Colombier. Tom Close mu gihe yari ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, mama we wari ufite ipeti rya Sergeant yaje kwitaba Imana mu 1995, ndetse na se wari ufite ipeti rya Lieutenant nawe yaje kwitaba Imana mu 1996. Bose bapfuye bazize urupfu rusanzwe kuko urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurangiye. Nyuma yo gutakaza ababyeyi, byasabye ko ajya kwa sekuru mu Mutara kubw'ubushobozi kugira ngo akomeze ishuri, bwari ubuzima bugoye. Ageze mu Mutara byasabaga ko abana bajya ku ishuri bitwaje intebe zo kwicaraho kimwe n'amazi yo kumena mu ishuri kugira ngo bacubye umukungugu. Aha niho yasoreje amashuri abanza, yewe ni nawe watsinze ikizamini cya leta wenyine kuri icyo kigo. Nyuma yaho umwe mu muryango w'iwabo waje guhunguka uvuye muri DRC wa Emmanuel, umugore we akaba yari avindimwe na nyina wa Tom Close. Bahise bajya kurerwa muri uwo muryango kuko wari ufite ubushobozi akomerezaho amashuri. Nyuma yo kurangiza amashuri y'abanza yaje gutangira yisumbuye ahitwa Kiziguro Secondary School mu ntara y'Iburasirazuba. Yinjiye muri kwari Kiziguro Anglican Church kuva 1999 kugeza 2001. Akomerezaho muri Lycée de Kigali aho yize amashuri mu ishami rya Biochemistry, asoza amashuri yisumbuye 2004. Arangiza amashuri yisumbuye ari mu biruhuko niho yatangiye kwinjira cyane mu muziki. Atangiza groupe yitwaga Afrosense, yari igizwe nawe ubwe n'abandi basore batatu, bakaba nta ndirimbo nyinshi bashoboye gushyira hanze. Tom Close yitaye cyane kuri muzika kurusha abandi baririmbyi b'iyo groupe. Hanyuma haza no kubamo ikibazo cy'uko yaraje gutangira kwiga muri kaminuza, byatumye iyo groupe ihagarika kuririmbana, ari nabwo Tom Close yahise atangira kuririmba ku giti cye. Muri 2007 yasohoye indirimbo ye ya mbere ku giti cye yise Mbwira. Muri 2013 nibwo yasoje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda, Bachelor Degree. Tom Close muri Masters yakurikiranye ishami rya Management of Transfusion Medicine muri University yo mu Buholandi. Tariki 30 Ugushyingo 2013 nibwo yashyingiranywe na Niyonshuti Ange Tricia, ubu bafitanye abana 5. Inama y'abaminisitiri 2019 nibwo yagize Tom Close umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso. Mu kiganiro ajyanye n'igihe yabajijwe ikintu abantu benshi bakunda kwibaza, niba hari isano iri hagati ye n'umuhanzi The Ben. Yavuze ko usibye ubucuti bafitanye ko ari umuvandimwe we, kuko mama wa The Ben ari murumuna wa mama we. Kuyemo ubwo buvandimwe, mu busanzwe ni abantu b'inshuti cyane nk'uko mwakunze no kubibona mu bihangano bagiye bashobora gushyira hanze bafatanyije. Reka nkushimire wowe udahwema kudutega amatwi. Wowe utarakora subscribe, yikore dukomeze kubana no mu bindi biganiro bikurikira.